SOS ni umuryango mpuzamahanga wita ku mwana ukorera mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi bigera ku 137 harimo n'u Rwanda. Ku bushakashatsi buherutse bwagaragazaga ko byibuza abana bagera ku 7,800 bari mu muhanda bataye imiryango yabo. Muri uwo murongo gukora ubuvugizi n'ubukangurambaga ariko kandi hanashakwa amafaranga yunganira ingengo y'imari bisanzwe iteganijwe mu gukemura ibyo bibazo. Twifuje gutegura concert izaba ku itariki 19 z'ukwezi kwa 10 ikabera Siele Nyarutarama guhera saa 9:30. Twahisemo ubwo buryo ku mpamvu navuga ebyiri. Ya mbere ni ubwo bukangurambaga, icya kabiri no kurezinga izo funds nkuko nari mbivuze. Ariko kandi hanateguwe muri concert mo hazabamo n'umwanya, ntago tuzahura gusa ngo turamye, nabyo ni byiza twumva ijambo ry'Imana, ariko hazabaho no gusobanura iki gikorwa n'intego yacyo no gutanga uburyo abantu bashobora gushyigikira. Hari contact zihari kuri website yacu z'abantu kuko dufite department ishinzwe n'ubundi kurezinga funds. Nuvuga ngo kurezinga funds ntago biri bitangiye. Ni igikorwa gihora gikomeza. Bashobora gusura imbuga zacu biriho contact zo buryo bashobora kuba banyuzamo izo funds bitabaye ngombwa yenda ko bagura amatike kugira ngo baze muri concert. Ndabakangurira ko mu by'ukuri twitabira.